yemwe bene Imana akaba ari namwe bene imigisha turabatashya cyane turabasuhuza muri aho abari no mu Rwanda rwahangaha abari no mu Rwanda rw'iyo ngiyo iyo riterwa inkingi namwe turabaramutsa cyane twahuje ibigo dore ikigo cya Rutanga rw'amaboko cy'ubuzima bushingiye ku muco cya Huye na Rukizangabo Shami official kirongera gihura n'Inkora TV twese tukaba turi ahangaha rero tururwiririza turarebereje kugira ngo bene Imana tubataramire ariko tubataramire mu muco nyarwanda. Icyo tugiye kureba uyu munsi rero Inkora ya Rutanga rw'amaboko ni iyihe? Umuco nyarwanda nabonye byarabaye ibiryo bye, imigirire, imihango, uruhererekane rw'imihango, ibyo byose ndabona byarabaye ibiryo bye kandi biramutunze mwoka byaramwe mwoga hekamwe. Uyu mugoroba tugiye kuganira ku muco gakondo barambagizaga bate, mbere yo gushyingirwa habaga hari iki, nyuma yo gushyingirwa habaga hari iki, imihango yo kurya ubunyano, imihango yo kogosha amasunzu, imihango umva ni byinshi. Ese ubu ngubu niba bitagikorwa ni iki bikoze ku munyarwanda no ku mibereho y'umunyarwanda no ku mimerere n'imigirire y'umunyarwanda n'umuryango nyarwanda? Ese kuba byakorwa biremya bite umunyarwanda? Ibyo byose rero niyo mbundo tugiye kuganiraho n'utundi tuntu uraho ariko uriho amahoro somaho gajyoye rwose rwose ano kagawutawe. Reka nanjye mbasuhuze bene Imana turabasuhuje bari mu Rwanda no mu Rwanda rw'iyo abadukurikira haba kuri Rukizangabo Shami official Inkora ndetse no kuri Muganga Rutanga rw'amaboko TV. Imana y'u Rwanda ihorana namwe. Rukizangabo nanjye ndakwakiriye kuri Muganga Rutanga rw'amaboko TV. Abantu bataye imboneza mirire imboneza bitekerezo y'imirire mizima, imbuto nkuru, umutsima ntawe urya ukabije n'ubugari kandi burya ubugari na acide gusa. Umutsima w'amasaka wawuriye arara urumva ndakubwira sogokuru uzaye amaze imyaka 100. Sogokuru uba afite imyaka 100 aracyazi Kigali cyatumye sogokuruza agera kuri myaka 100 agahita agenda ubwo bumuga bari baramuteye. Bizigira by'imfizi sarajya hehe ukunogorwa bizigira by'imfizi arakifasha inka kayiha umuti. Sibyo ibyo tubirengeho tudakohoye mu muganura ngo dukore biriya dukora bizakorwa nande wundi wamuze. Ariko kuki umuntu yamuza ahenahenura ihenera igihugu akora amafuti hanyuma yewe Rutanga rw'amaboko rwihebeye umuco nkabikora mbembetereza nkajya mu by'umuco mbembetereza ndeka mareyo ninge byazamukiyemo rwose. Undi ari hese undi ari yaba ko yari kunyunganira. Aba bazimu bazaterekerwa nande se ko abazimu batagira giterekera kandi bazimye igihugu n'imiryango. Ibintu turimo hano ntabwo uko abantu babyumva. Yego mu bantu nzi ushobora gutangaho urugero barongoye mu buryo bw'umuco nyarwanda urimo bagiza hari ugukurikiranya biriya bintu byose iriya mihango yose. Ubu ngubu dusigaye dutwikurura n'uwo tutaritse, turara uwo tutaritse, turatwikura uwo tutatwikiriye, iriya mihango yose turayinyunga tukanayikora no mu munsi umwe. Wabaza bakavuga bati igihe cyabaye gito, abandi bakavuga bati bitwara amafaranga menshi. Nta mpamvu biriya bintu kubyirengagiza hari icyo bitwaye umuryango. Kubikora se hari icyo byongera mu kuremya umuryango. Amakosa akorwa nkubaje ibibazo byinshi mu kintu kimwe kuko nabonye usubiza mu magambo arambuye kugira ngo bihiniremo. Amakosa akorwa nayahe, yakosorwa te mu buryo bwo kubaka umuryango muri iki gihe? Niki gituma dushyira ibi birago hejuru y'amakaro kandi meza ahenze? Harya arimo hasi aho yarebe hari ahagaragara ndarora sibyo hariya rwose.
niki gituma duhitamo kwambara izi mpuzu n'isindi myenda bavuga ko ikerebutse kurutaho, ariko utazi yava ntamenye yaho agana. Abazi iyo bava baraje batwara ibibaheraho, bakora aya matisi yoroshye turabibona. Hanyuma abandi nabo bamaze gucinyizwa ibyabo bakubwira bati wikongera kwihonda n'imangu, twakuzaniye akenda kera, yego none abatizwa rwose uragatahana, tahane ni muceri y'emeri zingahe, ahandi turaguha inyama abahirika, ahandi turagira gute. Ubuhenda abana nuko abantu bageze aho ngaho nshuti yanjye mu bishashagirana kandi batagira bitari na zahabu. Utu dushenete tw'amafuti abantu bambara tuyagirijweho zahabu, zahabu iva inaha hano mu Bakama kuri umugabane wa bene Gakara. Hanyuma wayitwaye akayibika mu buryo bw'ubukungu buhesha agaciro ifaranga rye ku buryo ridata agaciro, ahubwo amafaranga yo ku isi yose akabarirwa mu ye. Ni ukuzanira ako kantu gashashagirana nawe wagakubita mu ijosi uti narimbye. Nge ndumva narimba muri izi nigi rero, izi zaba zirimo n'imitsinda. Wenda katerekera bikazatuma nayo mazahabu batongera kuyantwara kandi bizashoboka. Ubu rero nakubwiye ngo igihe ikirango ibirango bitakiriho, ibyo byarangaga biracika bivaho bikayoyoka. Ndangiza buriya bushakashatsi nakoze ibyo bita teze na antiteze. Urumva hari ibyo wize urabisuzuma urabigerenjura ugira gute, ufata umwanzuro urongera urawugerenjura. Yego nicyo bundi bivuze mu bushakashatsi, teze na antiteze. Noneho ndavuga ngo mbonye ko ibirango bitatu by'ingenzi umuco w'u Rwanda wubakiyeho ari Imana, inka n'ingoma. Burya kuri ibyo birango niho hashamikiye imihango n'imigenzo n'imiziririzo by'umuco w'Abanyarwanda. Ushatse gusenya igihugu utagikozeho wagikuranira uruto ni ruto ku mihango, imigenzo n'imiziririzo umuco wacyo wubakiyeho. yego Wowe bwira abantu uti turihuta, ibintu byose bimarwa n'amagambo, turava aha dutwikuruye. Mutwikurura utararongorwa, urusenye rutaranabaho. Ubu ntidufite igicuma hano, soma nta kintu kirimo, wisomeshwa ubusa, bizarangira usigaye uganira n'ubusa, uvuga ubusa. Hano rero harimo ikintu nicyo gituma wumva mvuga n'ijambo kumva rirahamye. Wisomeshweho gusa. Ntubona udukobwa tw'iki gihe n'utugore tw'amafuti agenda akimaringa atya, fotora amennye, fotora agize nte, nta kirimo byatangiye kera. Bamugize ikirahu, baradutera amabuye. Bande bayatera hehe? Yatera amabere ya nyoko. Urebe umama tw'imihini. Yego mama tw'imihini. Abumva barumva, rahira so bumva bumvise, sibyo? Ariko uyu munsi wa none umubyeyi utashobora kugira ijambo ku mwana, umugabo udashobora kugira ijambo ku mugore, umugore udashobora kujya inama nk'umutima, rwose ni rugoki. Ikibirema rero ni imihango. Urabizi tugira ubu bukwe twari kumwe mu ngeri zitandukanye kurinda tubugeza n'uyu munsi turacyakora imihango. Tubarira uko bikurikirana ariko dore urumva jewe nkimara kumenya ibyo navuze ntako ubu koko niba utagira imihango atagira ibyahanga ni gute ushobora kuvuga ngo ugiye guhanga urugo nta mihango y'urugo utaraguje? Genda umupfumu, ariko mbere yo gushaka nararaguje. Yego nihame kandi ntabwo wiragurira, kuko hari ibyo ushobora kwiragurira ukabyirasira nabi. Nta muntu wikorera umuhango nta gikuru kitagira gikuru cyane cyane, ntibishoboka. Noneho ndavuga nti urushako rero wabyumvise no mu nkundo zanjye, ku bumenyi nabaga mfite bigendeye ku burere bw'umutima, ni ibintu nigenderezaga cyane. Nkareba uyu muntu ni wo kwande, bafite imico kiba. Icyo rero habaga ari mu burere
bujyanye naho igihe kigeze. Ariko nsubiye mu mizi rero hariya ho no gupfumura. Nabaki ubwoko bwanyu n'ubwanyu burashakana. Urabizi mu miziro byo birimo. Kuko haramo ko adashakana. Ariko umuntu azakubwira ati toka satani twebwe twihaye Yesu bizagenda bityo. Ndimo nigisha icyigisho. Bisha rwose. Nibishya koko. Nibishya nanjye ndabibona. Nibyo bakora byose nibishya. Nibishya rwose aho urugo rwubakwa nta mwana uraruvukamo n'uvutse ataramera amenyo. Noneho rero bati icyaremwe gishyuriya cyane mu mashusho dufatira ntihazemo ibishya. Afata ibi by'abakurambere byo mu mizi. Cyaremwe gishya. Uriya rwose ni cyaremwe gishya. Kuko icyari cyaremwe mbere kituzuye. Kuvuka bundi bushya bwa kabiri. Ubwa mbere kuko butuzuye wakibura buryo. Abakurambere bacu bari babyanze kera cyane. None se umuntu yabyawe nyine atuzuye, aruzuye muzima. Yari muzima haza kuzamo kirogoye. Hanyuma Yezu Kirisa aroherezwa kugira fana Yezu wawe. Dufite kiboga umutabazi ntukazana igicupuri ubu wabona undi rukizangabo. Anakubwira bati hari undi rukizangabo wateye bose mumutarami kandi na rukizangabo akiriho. Abazi rukizangabo bakubwira baturi umusaza ariko uko niko abantu bareba burya bakurambira niko bareba abantu bagasanga bapfuye bahagaze. Ibyo byayobeye ba Musinga buri Musinga ngo baramubwiye bati batizwa ngo bigende bitese bashamwe ndi Nyagasani umwami w'u Rwanda ngo uzajye mu ijuru. Iyo umuntu atabatijwe ntajya mu ijuru. Kubatizwa ni iki? Ntabwo ajya mu ijuru umuntu utabatijwe. Ubuko rwabugira inkotanyi cyane atabatijwe ntabwo ari mu ijuru. Bati ntari. Uravugisha ukuri. Ruganzu cyambara ntama ko atabatijwe ntariyo. Batereka. Iryangombe ry'abaminga ba Nyundo ntariyo ubu ngubu. Bateri Nyirarumaga ntariyo. Nyiraruganzu. Noneho rero burya ndababonye muri n'abagome. Ubu muragira ngo mbatizwe nzajye kwigunga muri iryo ribura gasa n'imfura zitarimo. N'imfura zitari subwo n'ijuru ki. Mu yandi magambo no kuvuga ngo nta rindi juru twabona abo batarimo izo mfura zitarimo. Kandi koko ndakubwira abantu mwabwira nti ayo majuru muririmba nituyabone mu ngo zanyu, nituyabone mu buzima bwanyu bwa buri munsi, nitubone umuntu urahira akumva ikindahira aricyo. Nitubona umwishywa bawutongera umuntu awambika undi genda arongoza umwishywa kandi kuko bigatuma abantu bishyuka ngo ni nyamwishyuka mu nduru nyamwishyuka mu ntambara agati katarari impundi yo katarongoye karabarwa kandi urugo rukagomba guca muri ibyo bintu byose mu nduru no mu ntambara ariko rukishyuka cyane nta bintu byo kuvuga ngo bubatse uyu munsi ejo basenye bakubitanya amafuni bashiranye hanze gute birapfira murebe ni nta mihango ihari abantu bahangiye ibintu kucyuka urahanga nta mihango. Icyambere urumva urushako rubanza kubarizwa Imana. Abantu babajije Imana se kubaza kuraguza ndagurira ndengurira ibirimo kurengeraho nabona. Kugeza uyu munsi uzasanga hari abantu n'umusore ubundi abakobwa nibo bagumirwaga. Yego. Ariko none ugasanga umusore arakunda ibintu bikamukunduka ku munota wa nyuma. Abakunze bigapfa ku munota wa nyuma. Bakamubenga. Abakunze n'imukundire. Ukunduka. Urabona uko umusozi ukunduka. Singi ukunze ukundi ntabwo ubibona nibyo nkunze birankunduka. Bikajya gukungika iyo kure. Kajya mu sobwa barakebuka. Ngo kandi bumva ko atari ijambo ry'Imana. Atari umwami wa Isiraheli ubwo rwose ntabwo ari ijambo ry'Imana. Mwababura gasani mwe nta bami mugira ari n'abasizi bagize icyo basiga. Ubwo si cyo babasigiye mwasomye mwiki. Hanyuma ababura gasani kubura gasani ni cyari cyo none ntubona ikiriho se ko kuba abantu bafite agasani ibyo bakora se nagasani gasengwa byo gasenze ikize nta gisenzeho. Urabona inkanga risenze nidasenze kandi ibyo bintu wumva bigomba kurangira
mbese ukavuga uti mfite paniye yo gutwaramo, mfite nzaruhahira, mfite iki, inkangara isenze ikarorera. tukareza urugo rw'amazi. None se ikintu gisenze ko iyo mboneza bitekerezo ko uyitakaje, udafite imigongo kutakaje. Darorereye ndarekeye inkataza kurekera. Noneho rero mperera kukuraguriza umugeni nibyo uze Mana nyagasani, Mana iragura, kuko burya ni Imana iragura. Imana rurema, rugira, rwagisha, rugaba, niyo iragura, niyo irema, niyo twagira, niyo yera cyangwa ikirabura, binyuze mu mpinga iraguzwa. Imana iragura, rurema, yihanga mu mpinga. Ni inzogera, nkatwe Imana ngo turaguza inzogera n'ibinyuguri. Ni inzuzi, baraguza inzuzi, ni urugimbu, ni inkoko, ni iki. Yego. Noneho wowe ugatangaho imbuto y'ubuzima bwawe. Ni amasaka, ya mbuto iragarutse y'amasaka wahekenye, ugahekenya ugacira n'amacandwe yawe. Ubwo byivanze rero, imbuto y'ubuzima butazima yihanze mu mbuto y'ubuzima bwawe kugira ngo igaragaze igipimo cy'uburiwe mu mizi. Urinde wande, iyo nayo ni imbuto babaki, kuko n'abaroga nibyo bagenderaho. Niyo mpamvu bavuga bati kirazira kwabiza umwana nijoro mu izina, kugira ngo abacuraguzi n'abarozi niho baba batangiye kugenda batamwumva bakajya kumutongeraho ibyo bamutongeraho bibi. Niyo mpamvu usanga Abanyarwanda bakoresha amazina y'amahimbano cyane ku bana. Mbe nyiracuyu ntuza nyogokuru yanyitaga Munyabudozi. Bakavuga tuzina nk'utwo ngutwo kugira ngo izina ry'umuntu ridatwaranwa n'ubuzima bwe, utarata abana impyisi zihumye. Noneho rero izina naryo n'ubuzima, urinde wande babaki tugashyiraho. Ubwo rero bagakurura bati uraguriza ninde, wande babaki, bati ntizeze zibukira kuri 10 ziguruka. Wabaga utaranalishinga, habwo ujye kurishingayo, aho bene wanyu ntibarishingayo, ntibikunda zibukira. Se harimo amatega yabona intsinzi, bati intsinzi irahari, ni uguterekera, ni ukugira gutya, ni uguhamuza ibi n'ibi, ukubitwa icyuhagira iki n'iki, ni ukugenza gute. Dore imitsindo uzajya guhamurira ukayitongereraho, bigatumana nako urimo kukwanga gukundira, kwibaburiraho umuntu. Bibaho. Ntabwo wumva abantu bakurikira abandi batabigizemo uruhare cyane. None kwibaburiraho umuntu. Ubundi burya umugabo n'umugore bashakanye neza bakoresheje imitsindo bibaburiranaho. Yego. Babakorera imitsindo yo kwibaburiranaho, ndetse bikorerwa mu mihamuro ikomeye cyane. Birumvikana. Bakavuga ngo nk'uko uwagize atya bitagenda. Reka nguhe nk'urugero, iyo habaye umuterekero w'itabi, itabi burya niri kuri umuterekero, n'imiterekero isaba itabi ni mikeya cyane. Bakavuga ngo nk'uko itabi ritihishira ku warinyoye, uwo ni umutongero, niko naka atihishira kuri nyiranaka, niko nyiranaka atihishira kuri naka. Kandi nk'uko wanyoye itabi agatima ke gahora kare shaka, akaba ataryama atari nyoye, niko naka tuza tabonye nyiranaka, niko nyiranaka datuza, naho yarehare hakajya ahandi, ahita kimirana akagaruka vuba aje kumureba. Yego amutongero. Si igigi rero, si igiti, si igiti buti, si jambo bujambo, si tabi butabi, si iki mihamuro baguhaye impigi runaka wambara ngo birangirire aho ngaho. Ni igiti nk'iki kirimo. Si igigi, si igiti cyumvira umupfumu. N'abantu bake babasha kumva icyo kintu. Umuntu numvise ucyumva neza ni Professor Nyagahene Kimana mu mateka, uramuzi. Si igigi, cyane. Yego. Rero ntibirangirira aho ngaho. Ubwo rero karaguza indagu ni ukuvuga ngo Imana ibihaye umugisha, cyangwa ntibishimye uzakuramo imbwa yiruka, na mbere imiryango yanyu ntishakana, amoko yanyu ntashakana, zibukira, n'amaraso yanyu ntahuye. Ariko ko Imana ibishimye, noneho muzishyuka no mu nduru no mu ntambara.
bakakubwira ibyo uzakora imihango n'imigenzo. Icya mbere kibanza no kurambagiza. Yego. Amara kurambagiza uwo arambagije ukamuraguriza nanone. Twabanje kuraguza ariko sibyo bibanza. Habanza kurambagiza. Hakaba n'umuranga nawe uramuraguriza. Abantu baragira abandi uyu munsi ni bande? Turangije ubwo bukwe bwa kinyarwanda, urabizi, bwari bwo bwa mbere bwongeye kuba mu Rwanda nyuma y'abakurambere bacu. Umusaza Mpyisi n'ubu ndamuterekereye cyane, yarahari. Aravuga ati rutanga rw'amaboko agize ibintu bitigeze kugirwa n'undi muntu. Yabivuze numva. Wari uyoboye ni wowe yabivuze numva rwose. Ubukwe yabivuze numva. Umutaramye n'ubundi kuko twari dutaramye. Kandi ndabigushimira rwose. Utagira. Hanyuma nabaga mfite n'impamvu yo ubwira nti aba ari wowe. Aba ari nundi. Asanga ntabwo byashoboraga gupfa. Noneho bakaraguza bati uyu muntu ugiye kundangira arandangira ikintu kizima. Umunsi wa none abaranga bariho. Sincabiranya. Icyo gihe nayo banze ngo yumve. Turangije ubwo bukwe kumva busa. Ndetse kwizo kumaze kuyimaramo ubuntu ubuye gutanga iki? ariko noneho icyo gihe rero habaye inama y'ubukwe bwa kinyarwanda nyuma ya buriya bukwe ku rwego rw'igihugu. Itumizwa n'ubutware bufite umuco mu nshingano, Minisiteri y'Umuco. Twari umuco arambwiye ati uzaze. Na buriya bukwe yagomba kubamo nuko yagize bimwigo. Yego. Tugufiteho n'urugero ariko amashusho yo yaragaragaye. Tugufiteho n'urugero. Noneho tubonamo rero ikintu ngo cyatewe cyitwa pass. Yes. Pass rero ni kabyinane n'ukarambe gukanda. Ukanjuguyire. Nanjye. Kame nkabyinane. Gerageze nanjye ndebe igisigayemo muri ibyo bijogorojwe. Gasanga se by'u Rwanda. Niyo mpamvu rero umuranga aragurizwa kuko ni Imana igiye guhagararira abantu. Mbese ikaba ari ibarangira. Kambwira turiya muntu ndamuzi. Giye ko matanya abantu. Uriya muntu ndamuzi ahuye na nakabyahura. Kandi imico ye cyo nkubwira jewe ndamuzi yewe. Akaba ari umuntu z'umuryango. Akaba ari umuntu ureba ko adahindagurika. Umuranga araragurizwa. Akenshi burya umuranga ari n'igihe avamo umushingira cyangwa umukwe mukuru. Yego. Iyo bitabaye bityo bakaba ari abantu babonetse mu gihe gitandukanye, umukwe mukuru n'umushingira nabo bararagurizwa. Ibyo bintu niko twabikoze. Nta muntu wari muri ruriya rubanza afite inshingano hatari impamvu. Kandi y'inyezo iturutse ku Mana. Hanyuma noneho mwambara kubyereza rero mugakora iby'imihango iteganywa n'umuco. Kujya gusaba irembo. Yego. Urabizi ko izo nzoga twarazituye. Ziturutse mu bibungo bya Mukinga zirambuka zijya mu Ruhango rwa Mutakara na Nyamagana. Intango rwose n'ibiseke. Ndabyibuka. Nta jerekani ngira ngo. Oya. Hanyuma ahubwo ikibindi. N'ibindi bitabujijwe inzoga zitandukanye abibiye bigeze, ariko icyo kibindi ndakubwira impamvu n'ubu kwa databukwe hari ikibindi cy'isabiro. Yego. Ntabwo ari mu nzu yaho byovyo, ni mu nzu y'amakaro igezweho kuko burya ni umuntu mukuru ufite n'ibintu binini yagize mu gihugu, gukorera igihugu mu ngeri zitandukanye. Noneho kwangurira abantu uzajya n'ikibindi nuko abantu bumva agaciro k'ikibindi. Ikibindi cy'isabiro urabizi ko ikibindi kimeneka ubusa ko kiri mu ibumba. Burya uzi ko bakigendereza ngo kimenetse urugo rwameneka. Erega ababyeyi iteka bagomba guhoranira akayihayiho abana babo. Na wa mwishwa turongoza igice kimwe kijya ku mubyeyi umwe ikindi kikajya ku wundi, kugira ngo mwe mumenye ko nta bugingo mugira n'ubwo ababyeyi banyu. Nakubwiye ko abana Imana z'abana ari ababyeyi. None barekuye gatoya mwapfa mwashira. Sibyo? Yabusaba irembo
nyuma yo gusaba irembo warihabwa, ukajya gusaba, nyuma yo gusaba ugatebutsa, izo nzoga zose twarazituye. Yego. Profe Nyagahene ndakuramukije cyane, Muhanika ndaguterekereye. Uramubona Muhanika Nyarutarama? Muhanika yarangije kugira ibigirwa byose, ahanitse ibigwi, agiye Muhanika arigendera. Uzajya kubigira bari buze dukorera indi mihango runaka yo kudusura, kuri abasura abageni mu ngeri zitandukanye. Yego. Noneho araza, burya bamvugiraga ijambo babaga ari bamwe. Aje baratinda ko baje mu modoka agira ikibazo irapfa, noneho yari afite urundi rubanza rero. Nawe ati rero gahunda twahanye turi yapfuye, reka njye mu yindi. Nise ugiye ute Muhanika rwose ubu ijambo se rirabiryande biragenda bite? Atari ko mugira ngo nzaguma aha. Muhanika yagiye ntabwo yagarutse. We yaragiye agira urwo rubanza, arangije ajya muri Tanzania kujya gusura ab'imiryango, ntiyagarutse. Hagarutse uwo tugomba guterekera cyane babizi. Ati mugira ngo nzahora kuko nabaga naritetesheje mfite Muhanika. Arahari Muhanika. Ati rero mutagire mumenye kubigira, mbwira baba abubatse mbere yanjye burungano, ngaho rero nimujye mu mujiji biregenda. Ngaho ndi mubigire. Ngo nibo bari bahari n'abandi bantu bandi, ntabwo yagarutse. Ndamuramukije cyane rero kuko izo nzira zose barazigenze. Wagira ngo simfite impamvu yo gukunda yinjishe. Ape we. Ariko hari n'ibintu abantu ibintu utavunikiye burya nta n'ikintu. None se kuba tudatondekanya iriya mihango, kuba tutayigira, umva icyo byigisha. Ndi inzobere mu by'imitekerereze. Icyo byica hanyuma n'imboneza bitekerezo, psychology na philosophy. Buriya nubona iryo curagana ryose, wagiye wagarutse, noneho reba iby'imisango ya Kinyarwanda. Uzi gusaba bakagucura funi na buhoro, ukagira ngo uri umugabo utagira ijambo, utagira intebe, we utagira hataha, ugasaba imbabazi, ariko ukemera ukikunenga, ugapfuka mugapfukera mpaka icyakujyanye ugombye kugicyura. Iyo aba bagabo bose babaga batyo ku bagore babo, wambonera ko badacyura inganje. Ariko rero urashaka kubahwa gusa ku nduru, uzuhuma impyisi mahuma. Oya, ntabwo wajya gukama inka uhuma. Ntibikora. Inka ntabwo ikama ihuma, uragaza. Ariko uragaza iyo wagaburiye, washoye ku iriba ryiza. Uzi ko abashumba twigomwaga ibijumba tukabiha inka ngo zikamwe, kuko waragiye inka ntikamwe. Ubu uri umwana mubi, uri ikigoryi, uzanapfura ikigoryi, ugatinya ko uri gito, witwa gito. Inyo nijoro itenguhagirayo kandi bona bwije. Imvura muheto ikanga. Tekereza uri arigiye kuvuga ngo runaka ni gito, mwami biciyemo kabiri. Ni gito nk'inyo nijoro. Ngatekereza imvura igumurindi, ugomba kujya kunyepfa mu rutoki. Ugatinya rero koso azakubona kuri gito cyane, ukemera kubijumba wajyaga kotsa muri runonko, ukagira ibyo ukuramo gahinka, ukayahirira n'imigozi kugira ngo ize gukamwa nshuti yanjye. Ugiye kwijya munsi uvuruganye, ukajya kwiragira mu myumbati, ugacunga umugoroba uje ahantu harimo akiri keza, ukazituriramo, ukaburamo ikintu, ukazituriramo, ndabigiranye, ukabungirira iba riryoshye. Iyo niyo nka rero gukamira. Yego, uyu munsi abantu barashaka gukama izo bataruhiye. Yego, izo batashyizeho inkuyo. Abagabo barwaye indwara mbi yo kubona umukobwa w'abandi ugenda hariya, rwose ngo ni igitomati, ni igitongati, ni ikidomangi, ni iki, akavuga ibyo avuga. Wowe ninde wakubujije kuba umugira utyo? Ko ntange idakamwe. Ntumuhe icyo kwisiga, ntumuhe umwanya ngo aruhuke, ntacyo kwambara, wambaye ntagaragara nabi, ritemutemu,
uzi ko abagabo bakera b'imfura ingenzi abagabo iwacu rwose n'ubu barahari gasozi ugasanga ntacyo bimubwiye kwambara neza kandi afite amafaranga kwambara neza bigaragarira ku mugore isente z'ijoro bigaragarira ku mugore uriya mugore mureba n'uwa naka yego sha ntabwo rero umugabo ajya agenda ngo bavuge ngo uriya mugabo n'uwa nyiranaka turabona kariya kagabo ubona gafite niko kamutunze sibyo turavuga wowe iwacu mu gikonyine baravuga ngo nimuvuge inka zanyu ngo abatazifite bavuga abagore babo yego baramaze rwose baramaze kuko zingana nyirazo zingana nyirazo erega barazigereranya sibyo reka da nibyo ubusa barabyumvise umuntu utazi kwita ku nka ntiyamenye kwita ku mugore ntabwo bishoboka kandi umenye inyana izavuka kuri iyo nka ititaweho nayo ifite agahinda namanya ngaho byumve rero kutanyuze muri izo nzira buriya niyo natashye ubukwe gihe nkunda kwigira mu gusaba no gukwa gusa nkitahira burya ni ubukwe nkitahira ibindi n'amafuti nkareba uko abantu basaba ni bande se n'abagurana arapfunyura udupapuro ntihagire umuntu muzima uzakora ibyo bintu arapfunyura udupapuro kubera ko yibagiwe amazina y'abana n'ejo bundi nararikokereje televiziyo Rwanda iraza yego itukatubwira ibi bintu abasaza ngo badutse basabira abantu bagurishwa hari umuntu ugura umusaza mw'abantu imvi z'umusaza impanuro ze wazigura iki wagura iki imana ntimugura reka turebe kiriya gihe wari kugura iki mpyisi yego wari kugura iki nyagahene nari kugura iki muhanika rwenderanya namugura iki rwenderanya njye gusaba ndi umugabo mfite amamodoka ngize nde rwenderanya yafashe umufuka wa kirojana w'amasaka aho umunyegara ati njyanira kwa Munyabarame amuha n'amasuka abiri aya masaka nayo gusabira umwana wanjye sha reka nirate mfite rwenderanya cyane uwo wamuhiki se wamuhiki ariko reka urumva amasaka oya mbabarira urumva amasuka mbabarira hari ikindi dufite n'impamvu yo gukomera muri uru rusabo hari ikindi uvuza ibintu numva nifuzaga kukubazaho muri ibi bintu by'urushako muri ibi bintu byo kureba umuryango uvuza amasuka amaze gucika hari naho yajyana ngo bakayanga hari aho yajyana bakayanga hari n'akavideo kigeze gucaracara k'umugabo wari urimo gusaba atanze amasuka undi aramubwira ngo urashaka kunsubiza ku isuka n'ikigori ngo jyana narabibonye ibyo bintu nipfuka mu maso ibi bintu biragana he rutanga rw'amaboko biragana he se nyine ntabwo ibijya gucika burya bica amarenga wigeze ubona umunyarwanda wanga isuka no kwizihiza umunsi mukuru w'ubumana bw'abanyarwanda bizihiza isuka kirazira guhingisha indi suka iyo ari yo yose keretse isuka y'inkonzo isuka y'inkonzo ni isuka ntibavuga isuka ikozwe mu giti n'inkonzo ntibavuga bavuga ariko hari umuntu uzaza kubwira ati none se niki nyine kitari isuka y'igiti ariko guhingisha igiti ni igitutsi ntabwo kiba kikiri igiti cyabaye ikindi kintu kuko kirimo umuhango n'umugeni rero uko bimeze mu mateka yacu abantu ngo ntabwo bashaka kwitwa abahinzi barashaka kwitwa aborozi bazarwara ubworo ahubwo barashaka kwitwa bazarwara ubworo abatunzi isuka n'inka birajyana buri gihe nose ntibakubwira cyose icyogera inka ngaho rero mubyumve urabona mu kinyarwanda mu gihe bavuye mu gihe cy'ubuhigi n'ubutoratozi periode chasse cueillette mu gifaransa cyangwa hunting and food gathering period naje kwiga iby'amateka n'ubumenyi mpuzamico ku rwego mpuzamahanga ntabwo ibi bintu tubivuga tujahagurika ntabwo ari amarangamutima si ukuremekanye ntabwo twubaka izina ibi ni ubuzima wowe baho ubuzima izina ririyubaka urajya kubaka izina baryubaka bate baho gusa bibe kubiba biba ibyo bintu baratekereza bati tuzahora tubunga
dore turasora mu mashyamba turacukura ibyo ducukura byimejeje bikashira tukimuka ku gasozi kamwe tukajya ku kandi isi tuzayimaza amaguru uzi kutagira ikikizo niki twakora kugira ngo ibi bintu bijye byera tubigizemo uruhare tubitere tubimeze tubibagare tubisarure tuzongere dusubize baravuga isambu y'umuntu ni ibitekerezo urabyibuka amasunzu aho abantu bagegeneye bagaconga bakagira bate haje miki bakanabunuza umugabo nyine babarira ariko ntabwo ari wowe mvuze nta mugabo wimoza mbabarira murabizi kandi nabyo bifite icyo bivuze rero namvuge kuko nimoje mbabarira ariko si wowe navuga muri rusange ariko twese biratureba erega nta utarebwa n'ibi bintu yego twese dukeneye aho twikebuka rero ayo masunzu yo yavugaga ko isambu y'umuntu ari ibitekerezo bye ikavuga ko kandi duhora twambariye kurwanira igihugu cyacu kuko amahembe ni ikimenyetso cy'imbaraga siko n'umuntu bamuteza amahembe yego kandi amahembe akavurwa nandi rukereza yendo ndamukire abateza amasunzu ngwino ndamukirize abateza umva uko kurangira sha yego ninde ubandamukiriza se bandamukirize rero kuko mfite impamvu yabo dufitanye igihango yego izaba ari zabo sha urabiruzi nuko bikiriza iki gitaramo yewe ndagishaka cyane ngwino ndamukirize abo rero bazi yuko ikibakiza kiri mu mutwe wabo bakurikije imihango n'imigenzo y'abakurambere babo baratekereza baribaza baravuga batari kusha wahwanyura iri shami rifite akandi gashami n'aka gashami nako kakavunamo kabiri ubu ntiyataganyura bigataganyurika ubwo mvuze gutaganyura kuko guhinga byabaga iryo jambo ritarabaho yego ibyo bakoze babyita guhinga batuko gutaganyura no guhinga iki dukoze bakita gutera imbuto barayitera irera barayibagara ibyara indi icyo bahingishije bakita isuka y'inkonzo ubutaka bwari bucyoroshye butangiye gukomera bati ntabwo turekera aho ngaho ibyacu n'uruziga rutagira iherezo rwizengurukaho buzere nyamate amati imiti idukiza abikamate bose ndabaramukiza cyane inyamata bose burya amati birimo imiti idukiza noneho rero barongera baratekereza bati ntabwo twagarukira aha ngaha ubwo babaga bamaze no kotsa runomo bakamenya gucana ibuye bakaricanira rigatota burya niho biva gucanira ibuye rigatota rikaba umushongi ugakuramo icyuma batangira gucura amasuka noneho y'amaberuka y'amaki barakomeza wumvise ko bahagaze se nicyo gituma rero ku Kadogo kizira umunsi bizihizaho ubumana bw'abanyarwanda ngo ntawe uhingisha indi suka keretse isuka y'inkonzo nk'ikimenyetso cyo kuzirikana ko u Rwanda rwavuye mu kwishakamo ibisubizo kw'abana barwo bashingiye ku muco kandi ko ari nabyo bizarukomeza mu iterambere ryabo hanyuma ku isabato se twibuka iki sabato kwijuma ku cyumweru kibwe mu cyamweru ari cyo Kadogo cyamweru bakakita icyumweru urumva no guhinduranya inyuguti gusa batindi babi habwo kuri iyo minsi nta murimo ukorwa rwose kandi nibwo abantu barya nk'abicariye umwobo reba rero ubukene buteye mu gihugu Akadogo urumva icyo katwibutsaga ariko n'uyu munsi mvuga Kadogo nkamera nka Sarukondo Akadogo nkashyiraho udutima dutanu abadukurikira kuri muganga rutanga rw'amaboko ku nkora kuri Rukizangabo shami official nimushyiraho udutima dutanu tuzamenye ko mwabimenye ako gatanu karakomeye cyane mu kinyarwanda icyumweru cya kinyarwanda cyagiraga iminsi 5 iminsi ine ni imibyizi umunsi wa gatanu ukaba umunsi weguriwe ubumana bw'abanyarwanda kuri uwo munsi nibwo bakora imihango yayindi yo kuraguza guterekera guhana ibihango kubandwa ibintu byose bikomeye bijyanye n'ubumana bw'abanyarwanda babikora kuri uwo munsi n'indi minsi babikora ariko uwo munsi noneho kikazira wambazaga ibyisuka yego nta uhingisha indi suka kuri uwo munsi nahanda bikora keretse isuka y'inkonzo kwibuka icyo ngicyo ibyo mubye mubikora kugira ngo munyibuke uwo muzimu we baramuzi hanyuma isuka y'inkonzo ko muyibagiwe se ko mwibagiwe icyamweru se mukajya ku cyumweru cy'ikiremekanyo cyo kwa Gerigora
kalendriye Gregorien y'iminsi 7 yuko yagera igoro itabarira ku kwezi, ubwo ubucwezi bukarorera no gukwera no gucwera agaciro kabyo bigatakara, no kumurikirwa n'urumuri rushya rwa buri kwezi bikabura. N'umwaka wo kwakaka, bo kwankaka, bo kwa myaka bikabura, kwaka kubona urumuri rushya bikabura. Abantu bakabihinda ugembe mu bunani na Noheri, noneho rero bakarya ibyo batahunitse, hanyuma mu kwa mbere bakaba barataka ubukene bwo mu kwa mbere. Kandi abana bagiye gutangira we, bungurize bugira ute kavunirwa umuheto hagararaze kwaniki waterekereza abazimu bishyanga. Nzaba nisomera ku mazi y'amasaka rwose abakurikiye Rutanga rw'Amaboko TV, Muganga Rutanga rw'Amaboko, abakurikiye Inkora TV, munyemerere mwumve umuhanano, mwumve ibyo umuco wacu utugomba, inkingi zawo iyo tubitaye ukuntu dutabwa ahantu ntiriwe mvuga. Ibyo ari byose hari icyo mwumvise, kandi hari ibyo muzandika muri commentaire cyangwa se mu bitekerezo mukabitubwira. Nyamuna nimutubera inshuti, nimusangize abandi ibi biganiro, nimubibe yego.